Fofo urasa neza urakoze cyane. nari mbonye wikanze urasa neza physically wambaye neza reka ngarukiraho rwose garukiraho naza kurenga imirongo yagize gute ariko mwebwe hari umuntu wambwiye ngo iyo umuntu atakubwiye ko wambaye neza cyangwa se kusa neza ngo ushobora no kubiburana byaterwa n'icyo avuze kuri wowe sometime icyo ari cyo kuri wowe isano afite kuri wowe uko umufata wowe kuri wowe sheri yubahwe yubahwe cyane rega mupigire sariyuti nawe n'iki kiganiro kabisa ewana yes we appreciate to be with you. Uyu munsi rero tugiye gukora ikiganiro cyitwa witegereza umugabo. Iyo topic urayumva ute Fofo? yuzuze ndumva itaruzura yowe komeza witegereza umugabo then yuzuze ubundi abajya bavuga ngo agasore katiraririye n'ikarongora inkumi itiraririye yo bigenda bite. Inshuti bakunzi ba JAO TV show nizere ko mumeze neza batameze neza mwihangane ubuzima niko buteye. Uyu munsi bishobora kuba bimeze neza ejo bikamera nabi uyu munsi se bishobora kuba bimeze nabi ejo bikamera neza ubuzima ni gatebe gatoki. Kiruta byose rero nkuko nsanzwe mbibabwira ni ukumenya uko witwara muri buri situation ugezemo ako kanya yaba nziza cyangwa se yaba mbi. Icyo ugomba kumenya kiruta byose ni uko nta kintu kikubaho Imana itagikunze. Hano rero umutumirwa mfite kano kanya musanzwe mumuzi yitwa Philomene aka Fofo. Nongeye kumwakira. Fofo umeze neza? Yego meze neza. Ndongeye ndakwakiriye hano kuri JAO TV show. Nzaye mpora mvuga ko nkwakiriye cyangwa hamaze kuba mu rugo. Hamaze kuba mu rugo no guhindura imvugo. Tukazaya tuvuga ngo iki? Uzajya ubwira inshuti zacu yuko twagarutse. Yes ahubwo reka bitangire nona. Twongeye twagarutse. Yego twahageze. Urasabwa ko dukurikirana mugakurikira ibiganiro byacu harimo inyigisho ndetse mugaduha n'ibitekerezo byo mwumvise natwe tutabashije kuvuga neza. Ni karibu cyane bakabitubwira banyuze muri comment section. Fofo urasa neza? Urakoze cyane. Nari mbonye wikanze urasa neza physically wambaye neza reka ngarukiraho rwose garukiraho naza kurenga imirongo yagize gute njyewe sura kubona ameze ne nawe umeze neza cyane. Anyway twebwe abagabo cyangwa se abahungu ntabwo niyo mutatubwira ko tumeze neza cyangwa dusa neza twebwe turabifiringa uko duteye. Ariko mwebwe hari umuntu wambwiye ngo iyo umuntu atakubwiye ko wambaye neza cyangwa se kusa neza ngo ushobora no kubiburana. byaterwa n'icyo avuze kuri wowe sometime icyo ari cyo kuri wowe isano afite kuri wowe uko umufata wowe kuri wowe. Yego nese uduhuye wowe ukwenda dushobora guhura n'umuntu like usanzwe inshuti yanjye duhura gutyo nagira nibaza ngo uhita mwe wambaye neza ngo urasa neza. Umuntu ushobora kutakubwira ko wambaye neza bikakubabaza ninde mu bantu bose bari kuri iyi si nzima? njye mvuze gutyo muri rusange umuntu wese ufite mind buri wese afite uko abyumva ariko ndumva ariko biterwa n'umuntu utabikubwira. Ariko nka sheri wanjye turi kumwe navuge ngo nkabona nyine naje nasutinze meze neza nambwiye ati urasa neza wambaye neza ndabimwibutsa nyuma ngo ati se kutambwiye ngo nambaye neza. Urumva ko ka kantu bavuga bati iyo tutababwiye ko musa neza mushobora no kubiburana urumva ko ariko niko nyine ko bitewe n'uwo ari we ntabwo ari ku mpande zose. njyewe rero nubwo ntari sheri wawe ariko nanjye ndi inshuti yawe y'ibihe
runaka dusigaje hari muri ubu buzima mu gihe tutaragira icyo dupfa ariko se buriya kizaboneka ntabwo mbizi gusa abantu tubika byinshi wenda cyane aboneka ariko bibaye byiza si cyaboneka kuko si byiza ko inshuti yawe mushwana buriya nubwo bibaho kikaboneka bari bibi mu gihe kitaraboneka ndi inshuti yawe ubwo nawe ntakubiye ko wambaye neza ntabwo nabiburana ariko yego muri make ntacyo mvuze buri inshuti yanjye ariko ntabwo naburana ngo kitabwiye ngo nambaye neza we nyakubwiye ko biterwa nyine haraka nge biterwa nyine nuko ufata umuntu impamvu atekubwiye ntabwo ari umuntu wese sheri yubahwe yubahwe cyane reka mupigire sariyuti nawe n'iki kiganiro kabisa ewana okay reka nongere mbaye karibu rero abafana abakunzi bacu muri rusange bivuge neza babyumva abafana n'abakunzi muri rusange you are most welcome turabishimiye cyane twishimiye kubana namwe mutwereka urukundo muri comment section and subscribe. Yes, we appreciate to be with you. Uyu munsi rero tugiye gukora ikiganiro cyitwa witegereza umugabo. Iyo topic urayumva ute FOFO? Yuzuze. Ndumva itaruzura komeza. Witegereza umugabo then. Yuzuze ubundi abo nukuvuga ngo witegereza umugabo. Wenda impamvu utagomba kumutegereza niyo tugiye guhita tuvuga ariko iyo topic nyine urumva haburaho nk'iki ndumva ushobora kuvuga uti witegereza umugabo mwihorere ntuzamushake witegereza umugabo iyubake witegereza umugabo nyine ntabwo byuzuye very nice ubwo mbere na mbere ndagira ngo mvuge ko hari kubwirwa umukobwa witegereza umugabo kugira ngo utangire kwiyubaka cyangwa se kugira ngo we akubake ese FOFO nshingiye kuri iyo topiki nahita nkubaza ikibazo ubundi hari umukobwa ushobora kwiyubaka ubwe ku giti cye hatajemo igitsina gabo birashoboka cyane ndetse ntuze kushyiramo amarangamutima uvuga ibintu biririyo ushobora no gutangira fagiti birashoboka cyane ndetse 100% ndetse baranahari ntabwo icyo kintu impamvu ntaranagusubiza nyine igisubizo nkuhaye nuko bishoboka ariko nyine mu ruhande rw'abantu abantu bo nyine akunda gufata abakobwa nk'abanyantege nke mu bintu byose mwana badashoboye nkaho umukobwa nta kintu yakigezaho ariko sibyo umukobwa nawe ni umuntu ushoboye wabasha kwibaka ku giti cye agakora kandi akagira icyo yigezaho akanarenga no kuri abo bagabo n'akagira ubushobozi ibyo byose birashoboka cyane gusa abantu muri sosiyete bo bakunda kubona umukobwa mu ishusho ameze neza bakavuga ati buriya hari umugabo ubiri inyuma kandi sibyo iyo ni imyumvire mibi abantu bazanayireke bakunda gufata abakobwa nk'abantu bari wiki okay reka muri rusange wenda mbwira abantu ingingo tugiye kuganiraho ingingo ya mbere ese koko hari umukobwa ushobora kwiyubaka wenyine iya kabiri ni izihe mbogamizi abakobwa bahura nazo mu gukora business cyangwa se bahura nazo mu kwihangira imirimo ingingo ya gatatu ni iki wakora uyu munsi ubwo ni umukobwa style ubwirwa ni iki wakora uyu munsi kugira ngo utangire urugendo rwawe iki kiganiro kirakwigisha kigushishikariza kwigira utarinze gutegereza umugabo cyangwa se umuhungu kugira ngo aguhindurire ubuzima nucyumva neza kugeza ku musozo kirarangira uhinduye imitekerereze reba kugeza ku musozo hanyuma ugisangize n'abandi kandi usige igitekerezo cyawe muri comment section kugira ngo tumenye ese umuntu twabanye muri iki kiganiro yatangiye kukireba yiyumva ati ese kirangiye yiyumva ati ni mu buryo bwo kugira ngo tumenye niba hari ikintu gihinduyeho mu mitekerereze yawe cyangwa se niba ntacyo gihinduyeho
n'ubundi ntibikubuze kudusigira igitekerezo muri komenti utubwire uti ubutaha muzahindure muvuge kuri ibi cyangwa se mujye mukora ikiganiro gutya. Hari abakobwa benshi rero batekereza ko kugera kuri success ari ugutegereza umugabo, ariko uyu munsi ngiye kuganira na FOFO ufite imitekerereze itari iyo ngiyo. FOFO ubu ni ubwa gatatu tukwakiriye hano kuri kundorerwamo na mikoro za JAO TV Show, ariko ntabwo uribwira abantu mu buryo burambuye. Barakubona yego uri FOFO, ariko FOFO uri muntu ki, wiga iki? Okay, murakoze, ariko ndumva narabibwiye, ahubwo keretse niba hari ibibazo abakunzi bacu baragize bakabaza inbox nibabimbwire, nibagerageze kwimbaza. Yes FOFO, ubundi iyo ndi hano mba mpabereye n'undi muntu utabashije kuhicara, ushobora kureba ikiganiro cyacu twagiranye akabaza muri comment section ati se FOFO ni muntu ki, yakora iki, ese ni umunyeshuri, yiga iki? Ndagira ngo ubibwire mu buryo burambuye, urinde, wiga ibiki? Ya numara gusubiza ibyo ngibyo turakomeza n'ikiganiro. Okay, murakoze. Nundi amazina yanjye nayo nitwa Philomene, ukunda kwita FOFO, kazina nyine kurungano muri make. None nkaba ndi muntu ki, ndi umunyeshuri, niko nabyita aka kanya. Ntabwo ariko wabyita uri umunyeshuri already, ahubwo wiga iki? Yes, wiga iki? Okay, ndi umunyeshuri, niga muri kaminuza, ngiye muri level 2, niga accounting cyangwa se icungamutungo mu Kinyarwanda. Yego. Ayo makuru rero abantu bari bayakeneye mu by'ukuri. Urumva ko noneho tuzajya tuganira, bazi ngo bari kuganira na Jado kuri JAO TV Show ndetse na FOFO w'umunyeshuri wiga iby'icungamutungo. FOFO, impamvu y'iyi topic nuko ubushize inyuma ya kamera twaganiriye ukambwira ko uri umunyeshuri, byo already nari nsanzwe mbizi, ariko ushaka kubikora unihangira n'imirimo. Ni ryari watangiye gutekereza ku bintu bya business? Umunyamakuru rero mana yanjye nabo. Oya, ntago ndi umunyamakuru, ndi umwinfluencer usanzwe. Kugira ngo utaze kunteranya n'abantu, ngiye ndi umwinfluencer, ntabwo ndi umunyamakuru. Oya, ubwo yafashe mikoro agafata nimwumva ibya FOFO, mwumva ibyo mbabwira. Ngiye ndi umwinfluencer, ariko naba umwinfluencer cyangwa se umjournalist, n'ubundi uransubiza ikibazo ndi kukubaza. Ni ryari watangiye gutekereza ibintu bya business? Okay, njyewe mu buzima bwanjye busanzwe ko nakuze niga primary, secondary, numvaga mfite hari inzozi nagendaga ngira, ngomba kwiga, nkasuza kwiga, nkiga amashuri menshi. Nyine mba numva hari n'igihe njye nkabona nta nzozi nagezeho, nyine bitewe nuko mbyumva. Ariko bitewe nuko ngiye nkunda amafaranga, nkunda kugira amafaranga, nubwo nayo ndabona, ariko n'ubundi nize ko nzayabona, ariko nyine ndabikunda. Rero kandi nuko ne muri njyewe sinkunda ibintu nahawe n'undi muntu, nkunda ikintu nigejejeho. Niyo mpamvu nagize iyo mind yo kuba natekereza ikintu najya nkora. Nsoje mu wa gatandatu secondaire, nagugerageje kubona ibiraka biraho ngakora, ariko nibwo natangiye kumva ko nyikiga, bwo numvaga ko ninsoza kwiga already nzahita mbona akazi, nkumva nyine imyumvire abana bose baba biga niko babatekereza. Nsoje no kwiga Imana mu mugisha ndakabona, ariko nyuma yo nyitangira nuko ngenda mbona ibintu byo hanze, nese ngize igitekerezo cyo kumva nanjye nagira business, cyane yuko niga n'ibintu bijyanye na management. Ibyo bintu byose nanjye nyine nuko no kubyiga byagiye binkumveka kuba nagira ikintu nanjye nikorera, nko kumva nakaprika ibyo twiga, ibintu byo biransunika cyane kumva nagira ikintu nikorera. Nibwo nagize icyo gitekerezo nyine nkumva nakikorera. Yego, nubwo kitaragerwaho neza, ariko nyine kiba kirindimo. FOFO, ni byiza cyane koko umuntu wese uri nomo agomba kugira inzozi, yaba akiri umwana cyangwa se anakuze,
ariko byiza cyane no kugira inzozi ukiri umwana ugakurana nazo kandi ugakura ugerageza kuzishyira mu bikorwa. Fofo, ese mu bintu bya business ko mbona biba bigoye muri iyi minsi n'abantu bakuru babirimo mba numva bataka bavuga bati si byarakaze ibintu ntibyoroshye, uba wumva byakorohera kushinga business utaganye ibigo by'imari cyangwa se wowe urishoboye bimeze bite? Wenda sinajya kuvuga ngo ndishoboye ngo magare ngo ndishoboye gusa nanone ndanishoboye nanone kuko ntabwo wahagarara imbere ngo sinishoboye. Igifite amaboko, ufite ibitekerezo. Bajya bavuga ngo agasore katiraririye ntikarongora inkumi. Inkumi itiraririye yo bigenda bite? Ntabwo mbizi ibyo ikora ariko nyine ntabwo nanone sinzi ko sinabaho sinzabigana bibaye ngombwa nanabigana biba bishoboka ariko nkagera ku ntego zanjye. Fofo, waraperereje usanga byoroshye kubona loan mu kigo cy'imari uri umuntu w'umukobwa byongeye ukiri n'umwana, ariko ntunkubite nshobora kuvangura umwana kandi wenda we wumva ko ukuze already uranakuze ariko uri n'umwana byombi ntacyo ngutwara ariko wenda gusa kuvuga ngo umukobwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo ibyo bintu bigikora, ari umwana w'umukobwa ari umwana w'umuhungu twese twahawe uburenganzira n'ubushobozi, twese twahawe uburenganzira bwo kugerageza. Like nk'umwana w'umukobwa aragenda akajya mu gisirikare bakamwakira akamusirikare agakorana na musaza bacu, akaba umupolisi, akaba umufundi. Icyambere ni igitekerezo cyose wumva ufite baragushyikira, ntabwo bashingira ngo umukobwa cyangwa umuhungu. Icyo nicyo njya kuba ukiri umwana nyine ndi umwana ariko nyine nagize icyo gitekerezo mba mfite ibyo bitekerezo. Icyo nicyo njya cyo mu mabanki kuba wabona loan, ibyo ngibyo banki zo aba ari kondisiyo za banki umuntu wese aba yabitekereje. Ngiye sinzi niba nzayifata ko sinzi gahunda mfite, ntabwo nzi ngo nzafata loan cyangwa wenda ndishoboye ningera igihe cyo kuva nakora ibyo bintu byanjye. Ariko nta muntu banki yareka guha inguzanyo. Banki uragenda ukayisanga abayobozi bayo bakakubwira amategeko n'amabwiriza bagendera batanga loan, then bakakubwira ibyo ugomba kuba wujuje, wabona bikunda bakagira bakaguhereza loan. Nta kindi ukaba udushyizemo ka challenge uti sinzi niba nishoboye cyangwa niba nza okay, nta kibazo. Fofo, ni izihe challenge abakobwa bakunda guhura nazo mu gushaka kwihangira imirimo? Challenge bahura nayo mu kwihangira imirimo, icyambere abakobwa bahura nacyo niyo challenge n'ubundi iri mu bantu nkuko waravuze, kumva gusa ko ari umwana w'umukobwa. Abakobwa bamwe na bamwe baratinyuka ngo bumve ko kuba ari umukobwa ashoboye kuba yakora buri kimwe, ni cyose agishobora. Ikindi nyine abakobwa n'ubundi nuko bavuga ko ari abanyantege nke, nubwo twihagararaho sometime kunda kugaragara ko turi nyine bakunda kuba abanyantege nke, dukunda kuba turi abanyantege nke kandi ugasanga ibintu bya business no kwihangira imirimo ni ibintu ushaka gushyiramo imbaraga cyane no kubyitaho, bikaba byaba challenge. Yabireba kuntu n'izo mvune zose akabona nazabishobora ugasanga nyine acitse intege. N'indi challenge bagomba guhura nayo ni ukubona icyo gishoro, kubona ubushobozi bwo kwihangira iyo mirimo, ugasanga bagiye guhura na challenge yo kuba bashituka bagiye mu ngeso mbi n'abantu babafatiranye kuko nta kintu bafite, bakabizeza ibitangaza ko bazabafasha bakabajyana nabo mu zindi nzira zitari ngombwa. Ibyo bikaba ibibazo. Niko mbyumva nuko nshingiye no kubakuru mba numva kunda kubona ko ari cyo kibazo abakobwa bahura nacyo. Fofo, ni iki cyaguteye gushaka guhihibikanira ubuzima no kubona amafaranga ukiri muto gutya? Ubundi umuntu w'umupapa n'umumama barahihibikana nyine bavuga bati urubyaro rwanjye se mfite inshingano zo kwita kuri barumuna, hari n'abasaza n'abakecuru wenda batakishoboye ngomba kwitaho. n'iki wowe impamvu niyo yaba imwe yatumye wumva wahihibikanira ubuzima kandi ukiri muto bene aka kageni? Nawe kuri kumwabiriza ngo bene aka kageni siko yabiri too much, kandi ndabona ngewe impamvu nta yindi ni ibisanzwe se. Ndabona
nyine wenda si ibisanzwe bitenda n'amanduzi ariko kuri side yanjye impamvu nta yindi nuko nyine nkunda kwigira yego ubundi icyo nicyo gikuru a very good answer kabisa kwigira nicyo cya mbere bishobora no kukurinda nyine kugwa muri ibyo bishuko wahoze uvuga kuba umuntu yagukatana hariya akubwira ati dore biriya ntubishoboye kandi urabikeneye ngwino tube tuganira ndabiguha yes fofo hari abantu bigeze bakubwira ngo tegereza urongorwe cyangwa se ushaka umugabo uzabone gutekereza ibintu bya bizinesi kubura nyine abantu bo bibaho usanga umuntu akura akubonye kugira inama ati wazabona umugabo ubifite nta mukobwa ushyashyana uzashaka umugabo kandi rega n'umugabo ushobora kumushaka afite icyo wagezeho mugafatanya n'abagabo bose ari abakiri Imana yaremye hari umuntu wakubwiye gutyo ngo ntukivune mu bwonko uzabona umugabo ukemura byose n'iki ubwo uwo nguwo ari muri ba bandi twahoze tuvuga hari abakobwa baba bazi ko ku success yabo ari ugutegereza umugabo ariko mu by'ukuri si byo ntabwo ari byo cyane nawe ubwawe amahirwe yakugeraho kandi uwo mugabo atarayagize kandi mugahura nawe akakugeraho umugisha yego okay fofo abakobwa batekereza ko success yabo ari umugabo cyangwa se bene nk'abo usanga banatekereza ko wenda kwiga ari iherezo ry'ubuzima mbese niba yize akarangiza ubwo abaye afite key of success kuko yize sibyo bene nk'abo urahamanya nabo cyangwa sibyo kwiga ni iherezo ry'ubuzima cyangwa ni itangiriro ry'ubuzima ese umugabo nawe ashobora kuba byose kuri wowe cyangwa yaza yuzuriza ahubwo ku byo ufite ku byo wagezeho ubundi kwiga ni ibintu byiza kuko njye nakuze nkunda no kwiga icyo nabwira n'abantu kwiga ni itangiriro ry'ubuzima ariko ntabwo ari iherezo ry'ubuzima kwiga ni urufunguzo rushobora kugufungurira amahirwe amwe n'amwe ni urufunguzo rushobora gufungurira amahirwe rukakwereka inzira kwiga ni urufunguzo rushobora kwereka inzira rwagufungurira umuryango ariko ntabwo rwakugezayo burundu nyine hari igihe bishobora kugendekera gutyo ukabona urizenda usoje kwiga amashuri yawe wize atumye ugera ku ntego zawe zose nyine kuko abantu twese ntabwo tugira igeno rimwe ariko ntabwo kuba wize wafungira aho ngaho uvuga ati narize byose byarakemutse uriga ubwo bwenge ukura mu ishuri butuma utekereza byinshi ugatekereza ku buzima bw'indani mu ishuri ugatekereza n'ubwo hanze bugatuma nyine utekereza ibintu byose kuko abaye ari ibyo nta muntu waba wiga ngo nasoza amashuri ye afite izo bachelors afite masters usange afite ibishanga afite ahantu ahinga arahingisha zo izo business yabireka akajya muri office kwiga rero ni itangiriro ry'ubuzima ariko ntabwo ari iherezo hanyuma kubona umugabo byo iyo umukobwa abonye umugabo aba abonye byose cyangwa ubundi icyo ni ukwishuka kuko iyo bavuze nk'urugero bazakurikira jambo babwira umugore n'umugabo bagiye kubana sinzi impamvu nyine ngunda kwivugisha gutya mbabarire sindashaka umugabo ndacyari muto ariko hari ibintu abantu tuba dukwiye gutekereza na pasiteri iryo jambo niryo nshaka bavuga ko umuntu ari umufasha iyo bavuze ati umugabo ashatse umugore ashatse umufasha kandi koko n'umugore yashatse umugabo we ashatse umufasha ariko hari n'abavanga umugabo iyo ashatse umugore aba ashatse umufasha umugore iyo ashatse umugabo ngo aba ashatse umutware bitandukanye bitubunye impamvu umugabo amwita umutware umugabo ni umuntu wo kubahwa niko Imana yamuremye impamvu yitwa umutware urugo aba rwitwirirwa umugabo muri make Imana niyo yamuhaye ubwo butware Imana niyo yahaye umugabo ubutware kagomba gutwara akitwa umutware akaba umuyobozi w'urugo ni umuyobozi w'urugo nyine akwiriye kubaho ariko nawe umugore umufasha rero ntabwo nyine nzi ntabwo buri ikimuga wenda bavuze bakuze nyine ikimuga uje kwicara ngo bagutware byonyine uri umufasha
ufite kugira icyo ushakisha nawe ukagira icyo uza no kongera kuri uwo mugabo, kuri uwo mutware nawe ukaba umufasha. Yego nicyo tuba dukwiriye gutekereza. Ntabwo rero gushaka umugabo ntabwo bivuze kuzategereza umugabo wanjye azazane byose. Oya, gerageza ukore, tube duke dukore, umugabo nakubona azagushaka mushakane akutwara, ariko nawe ufite ikindi ugiye kongera ku rugo. Ubwo nawe urahamanya n'abavuga ngo umugabo si project yawe, ahubwo ubuzima bwawe nibwo project yawe, nibyo? Yego ntabwo ari ukwiyemera mu bundi buryo, ariko niko mbyumva, kuko iyo ufashe umugabo ukamugira projet uba ugiye kumushyiraho umutwaro wawe wose, kandi nawe ntiyawubasha. Reka biragoye gufata umugabo, ashobora kubasha, Imana yamuhaye ubwo bushobozi, ariko ntabwo uzi uwo uzabona. Yes, ntabwo uzi niba uzabona umugabo wishoboye cyangwa se uciriritse, ntabwo uba ubizi, byose uba ugomba kubiteganya. Fofo, ni iki umukobwa wo mu Rwanda cyane cyane, ase tuvuga mu Rwanda cyangwa ku isi hose, tuvuga umukobwa muri rusange, ni iki umukobwa yakora kugira ngo yumve ko yigize bitabaye ngombwa ko ategereza backup y'umugabo? Icyambere umukobwa yakora, we direct agomba guhita akura muri mind ye yuko success ishingiye ku mugabo, akumva ko nawe akwiriye kuba ari umuntu utekereza, ugomba guhatana akagira ikintu yageraho mu buzima bwe. Ntabwo akwiriye kwicara ngo atekereze icyo ngicyo umundi kivuye mu mutima, kuko ikintu cyose ni mind. Ibitekerezo nicyo kintu cy'ingenzi. Ibintu utekereje iyo bije mu bitekerezo bikakurusha imbaraga, ibyo bitekerezo birakwicaza bigatuma byapurika nyine mu bikorwa byawe. Icyambere no gutekereza yuko uwo mugabo atari we fokasinzeho. Kora, gerageza ukore nawe, kuko uri umuntu ufite amaboko. Gerageza ukore nk'umuntu ukorera ejo hazaza, utavuga ati umugabo then umugabo azaza kukugiza uwo mugisha, azaza ariko asange nawe utari umuntu wari umutegereje. Rega n'icyo utamubona, bose babonye abagabo. Ariko Fofo, njye ndibaza ni iki gishobora gutuma umukobwa afite uburanga, afite ingingo zose zuzuye, arambara akaberwa, aritera ka makeup kakamufata fresh, ugasanga akoze ibyo bita kugumirwa. Ibyo bintu hari abavuga ngo ni iby'iwabo ngo bagize, hari inshuro nyinshi biterwa n'iki? Ni ubushyano wa mukobwa afite bugatuma wenda abahungu batamureba, ni ibiki? Icyo kintu nanjye rero sinabasha kugisubiza, sinakimenya, kuko iryo niyo biratagatifu nk'iryo kwa padiri. Kuko hari n'igihe umukobwa usanga atafite umugabo, ugasanga yaramubuze, kandi ubwo reba umukobwa uko muri sosiyete agaragara nuko mumuzi, ni umukobwa wiyubashye, arasa neza physically, yitwara neza, aragira imico myiza, gusanga byaranze. Ibyo bintu rero ntago njya mbasha gusobanukirwa impamvu bitera. Okay, n'ubundi twaye tugiye out of the topic, ariko reka dusoze kino kiganiro tugira inama abakobwa utegereje ko umugabo ari business yawe, ushobora gutegereza igihe kirekire, ariko nyamara ugerageje ugatangirira kuri duke ufite mu mbaraga zawe nkeya, hari amahirwe menshi ko ubuzima bwawe bwazaba successful kuruta uko wategereza ibyo utazi niba bizaza. Wa mugani wa Fofo. Yego, rega ntabwo tuba tubizi, kuko gushaka umugabo cyangwa gushaka umugore n'umugisha w'Imana itugenera tutabizi. Rero ntabwo rero ubizi icyo Imana yaguteganyirije, kuko hari n'abagenzi bacu tuzi bashaje batashatse. Rero ushobora kuba kwicara ugategereza, ukakora ujya muri projet ukamutegereza nazaze. Imana mbabare, si ukutizera, sindi kubashuka, ndizera, ariko ni uburyo bwo guhugura abantu. Umuntu wese agira nyine papasi mu buzima, agira intego, mu buzima bufite intego, adategereje undi muntu atazi ko azaza. Yes, nta mpamvu yo kwiyegisikiza Fofo. Ibintu uri kuvuga ni ibintu biri very easy, byumva kuba umuntu yabyumva, kandi ni ibintu biririyo bifatika, kuko na cyane ko n'Imana ivuga ngo ufite iki ngo mpereho. Hari amahirwe menshi ko uramutse ugerageje kwigira nk'uko wavuga guti njyewe impamvu numva mfite inyota yo guhihibikanira ubuzima nkiri muto nuko njyewe mfite papasi yo kwigira. Hari amahirwe menshi ko uramutse wigize ushobora kubona n'umugabo mwiza kurusha uko wari gutegereza ngo
ntegereje uzazana byose. Utegereje uzazana byose ushobora no gufata uwo utakunze kuko afite ibyo byose, ariko nuba wigize uzabona umugabo mwiza nawe ufite icyo afite, muhuriza hamwe ubundi urugo rube rwiza kurushaho. Inshuti bakunzi ba JAO TV show rero, wowe ugeze hano aribwo bwa mbere, reba ko wakoze subscribe, nyamuneka niba utarayikora aka niko kanya keza ko kuyikora. Jya muri comment section udusigiremo igitekerezo, utubwire uti iki kiganiro ntaracyumva, natekerezaga gutya ariko nkirangije ibitekerezo byahindutse, cyangwa se ntacyo kinkozeho. Niba ntacyo kigukozeho utubwire, mu biganiro byacu twagabanya mwiki kugira ngo bigende neza, ese twakongera mwiki. Kanda like rero werekane ko ukunda ibintu byacu, unasharinge kugira ngo niba cyagufashije kigire n'abandi gifasha. Niba ufite inkuru idasanzwe ushaka kuganira natwe, duhamagare kuri 0788259948 cyangwa se 07802220. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Nari Jado artist official kuri JAO TV show, nkaba nari kumwe na FOFO. Ciao ciao, turabakunda.